ibyawe n'umwuka, nazo ni umwuka, nazo ni umwuka, nazo ni umwuka, haleluya, umwuka, nazo ni umwuka, nazo ni umwuka, haleluya. nabonye wari uri umukire ariko ubu mbonye nta kintu afite. nubwo nkuzi ni wowe wambona wowe, ariko Imana irambwiye ngo bizinesi zawe barazitwaye bazisibira hagati mu mazi. bamaze kuzisibira mu mazi, umurozi afata amazi yasibiyemo bizinesi yawe, ayavana haraza ayasuka mu muryango w'iwawanyu aho wakoreraga hasa nko ndi kureba hari hameze nk'ahari akabari. ndabona umuntu umeze nk'umugabo yarafunzwe, ntanze ahandi afungiwe. mbwira neza ko muri iyi nda bamureba baravuga ngo aratwite kandi nta n'umwana urimo. Imana irambwiye ngo imurinze kujya mu rwariro bakajya nta butunzi afite kuko nta modoka afite, bene wabo bakamureba bakamunyuzamo amaso kuko nta gakiza kari kari muri we, nta nubwo yambaraga ngo bimubere. uwo muntu yari yitwa Angelica. uyu munsi ndimo ndi kukureba, n'igihe bakuvugiye Yesu igihe bakuvugiye aravuga ngo yewe Angelique, ngaho imiryango yanyu yagutaye, ndaje kugutoragura. abo barebye ko nta cyiza cyamuturukamo, mu mbaraga n'ubutwari n'amavuta twahawe tugiye guhesha ubwoko bwawe umugisha uhereye none ukageza iteka ryose. amen, amen. tugiye kuririmba indirimbo imwe gusa. turashaka ko bikora iki? ongera ubwire mugenzi wawe ngo turashaka ko bimenyekana. yewe niba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. 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 ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. niba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. niba nawe ubishaka, amashyi muri Imana, umwami Yesu niyamamare. yewe mugore niba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. niba nawe ubishaka ko yamamara, umwami Yesu niyamamare. niyamamare niyamamare, niyamamare niyamamare, niyamamare niyamamare, yewe niyamamare niyamamare, yewe niyamamare niyamamare.
amen. Haleluya. Turanezerewe, turi hamwe. Abasibe bari, abari mu rugo, haleluya. Abari mu rugo, haleluya. Abari mu itorero, haleluya. Abari mu itorero, haleluya. Haleluya, amen. Twageze mu nzu y'iki? Nta mubabaro, nta gahinda, ahubwo mu nzu y'Imana harangwa n'iki? N'umunezero, n'iki? N'ibyishimo, n'urukundo. Amen, haleluya. Ariko numva Imana iri hagati yacu. Imana iri hagati yacu cyangwa ntayiriyo? Yesu yamamare cyangwa ntiyamamare? Yesu yamamare cyangwa ntiyamamare? Abishimira ko yamamara, haleluya. Abanezerewe ko Yesu yamamara mu Rwanda, haleluya. Abifuza ko yamamara mu Uganda, haleluya. Ababyishimiye twongere, haleluya. Amen, amen. Ari kumwe natwe, ari kumwe. Iyi ndirimbo yaravuze ngo azabazana n'abari kure bose. Azakora iki? Azabazana n'abandi bari mu kabari, azabazana. N'abandi bari mu marote, azabazana. Uyu munsi Yesu yemeye ko tuza mu nzu y'Imana. N'abandi nubwo batarabyemera, ariko bazabyemera, bazakandagira. amen. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, tuzapfa tuzarama, tuzareba ubwiza bwe. Haleluya. Abafite ibyiringiro ko batazapfa, haleluya. Abazapfa bamaze kureba ubwiza bwe, haleluya. Twongere tuvuge haleluya. Tuzamure haleluya y'ubutsinzi. Hongera uzamurira Imana, haleluya. Tugiye kwiruka mu gitabo vuba vuba, amen. Tugiye kwiruka mu gitabo Yohana ibice 3, amen. Ndashaka gukora vuba vuba gahunda nkarangiza nkasubirayo bukiri kare, amen. Ariko ndanezerewe kandi ndikumva meze neza, amen. Abifuza ko tuzagaruka ni bande? Babyifuza ni bande? Bashaka ngo tuzagaruke ni bande? Amen. Ni karibu, ni karibu, ni karibu. Haleluya. Ababyishimiye ni bande? N'ababyishimiye ngo bazamure, haleluya. Oh, haleluya. Topeseme tabasi. Amen. Ndabyumvise. Tuzagaruka. Tugiye kwiruka mu gitabo cy'umuhanuzi Yohana bice 3, gitabo cy'umukozi w'Imana Yohana bice 3, tandikane n'umurongo wa mbere turangizanye n'umurongo wa 4 wa 5. Tugende vuba vuba ducunguza uburyo umwete. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice 3 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ibice 3 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Nikodemo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Nikodemo. Haleluya. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibyande. Rero kuri iriya zina rya Nikodemo waturushiremo iryawe. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibya Pastor Michael. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibya Prophet Ezekiel. Umutwe w'amagambo uravuze ngo ibya Pastor Elia. Umutwe w'amagambo urimo uri kutubwira ku mugabo wari witwa Nikodemo. Ngero komera Imana mu mashi. Umugabo yari yitwa Nikodemo. Murongo wa mbere haravuze ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo. Haleluya. Hariho umuntu wo mu Banyarwanda, ongera mvugere amen. Hariho umuntu wo mu Uganda witwaga ne Pastor Michael. Haleluya. Navuze ngo izina Nikodemo waturema izina ryawe. Haleluya. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga kanaka wo ndashaka kuvuga ngo ariko izina yari yitwa ne? Yego, Nikodemo. yari yitwa Nikodemo. Uwo mutware wo mu Bayuda. Uwo yari umutware wo mu Bayuda.
uwo yasanze yesu nijoro, maze uwo mugabo yasanze yesu nijoro aramubwira ati mwigisha, arangije aramubwira ngo mwigishwa, uzi yuko uzi yuko uri umwigishwa wavuye ku Mana, uvuye ku Mana. Haleluya. kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso, uje ukora, kuko ari ntawe ubasha guhindura amateka kiretse iri kumwe nawe. keretse iri kumwe nawe. ongera uvugire amen. Haleluya. uwo mugabo yari yitwa Nikodemu. ariko iri jambo Haleluya. dusubiremo twongere dusubiremo. ngo hari umuntu witwaga Nikodemo, harya wowe witwa nde? hari umuntu witwaga Angelike wo mu bafarisayo, mu gihe ari umunyarwandakazi, nta butunzi afite kuko nta modoka afite, bene wabo bakamureba bakamunyuzamo amaso kuko nta gakiza kari kari muri we, nta nubwo yambaraga ngo bimubere. uwo muntu yari yitwa Angelika, nta nubwo yari yitwa Nikodemu. yego komeza komeza. amen. Angelike, uyu munsi ndimo ndi kukureba, n'igihe bakuvugiye igihe so amen. igihe bakuvugiye aravuga ngo yewe Angelike, ngaho imiryango yanyu yagutaye, ndaje kugutoragura. abo barebye ko nta cyiza cyamuturukamo. Haleluya. ongera unsomere aho hantu. aramubwira ati mwigisha, arangije aravuga ngo yewe pasiteri, tuzi yuko ari yuko ari wowe ntumwa y'Imana yatumye kuri nje, waturutse ku Mana, waturutse mu Uganda kuza kuvugana nanjye, kuko ari ntawe ubasha gukora abasha kuvuga ibimenyetso ibigaragara kuri Angelike uje ukora, uretse data wo mu ijuru, kiretse Imana niwe urimo ugiye guhindura amateka. Haleluya. Imana irambwiye ngo hari amateka Imana ikwanditseho, irambwiye ngo hari amapfi y'abantu bagusize igihe kinini, Imana ikuye ku ruga. Imana irambwiye ngo ku gasozi utuye wabaye akabarore. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi hari indagano 3 zanditswe ku buzima bwawe. ndabona Imana irimo inyereka imiryango yanyu yarakuvuyeho, yambwiye ngo baragutaye, ngo uyu munsi wa none Imana irambwiye ngo iragutoraguye. Haleluya. ongera uvuge ngo amen. ngiye kubona mbona Imana imvira ngo ahantu bari baraguteretse Imana igutoraguyeyo. mbonye urimo ugenda, Imana irambwira ngo hari ibirozi Imana ikuye ku buzima bwawe. ndabona iyerekwa yayirengeye, mbonye Imana imbwira ngo iratwibutsa Imana we, iratwibutse Imana wituma z'umubabaro. rubabaro iratwibutsa Imana yacu, iratwibutse Imana wituma z'umubabaro. ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ubutayu bwari bwinshi imbere yawe. ndabona marayika wo mu ijuru arimo ari kumvira, numva iyeri irambwiye ngo hari abantu bari barakuvuyeho bavuga ngo ibyawe birarangiye, ariko irambwiye ngo si birangiye. ndabona tope enetayazome, ndumva Imana irimo imbwira ngo ibyari byarapfuye birazutse. ndumva Imana imbwira ngo haracyari ibyiringiro bya nyuma. Imana itanze amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe. amina imbaraga. Imana itanze amahirwe ya kangahe? hazabayo kuramya no guhimbaza Imana gusa.
ngo nibwo tuzaba turirimba isabanesheje. mbonye imana inziye ngo hariya hantu utuye ku gasozi k'iwanyu imana iguhinduriye amateka. niko imana mbwiye, kandi imana irambwiye ngo hari abantu bakurebaga uko batazi, ndumva imana imbwira ngo iguhinduriye amazina, iguhinduriye amazina, ko n'imiryango yanyu igiye kubimenya, bagiye kumenya ko watabawe ku manywa y'ihangu. imana ihamye igacira igitangaza gifatika mu biganza byawe, wajya gufata ukabura icyo ufata. imana ihamye igacira gufata abari baragutaye, bongeye kugushoboza. ndavuga ngo imana ihamye ngama ndabona iyeri ituye ahirengeye, iramye ngo kuri uyu munsi iguhinduriye amazina, iramye ngo irakwambitse kuva ku mutwe kugera ku bigere, kandi niyo ibivuze, kuko imana iramye ngo hari urutare rwari rwubitswe rurubuwe mu izina rye. dukomeze twigendere. ijambo ry'imana rirakomeje ku murongo wa gatatu. arakomeje ku murongo wa gatatu. yesu aramusubiza ati arangije aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utarabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'imana. nikodemu ngo maze uwo mugabo yari yitwa nikodemu aramubaza ati arangije aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, kongera kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina, mbese yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa akongera akabyarwa? yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko utarabyawe n'amazi utarabyawe n'umubiri n'umwuka akongera akabyarwa n'umwuka, ndakubwira yuko utarabyawe n'umwuka atabasha kwinjira ubwami bw'Imana. haleluya. nikodemu yesu aramwerurira aramubwira ngo ndakubwiza ukuri yuko umuntu utabanje kubyarwa n'umwuka wera, atabyawe n'umwuka ntayabasha kwinjira mu bwami bw'iki. haleluya. ongera umvugire ngo ndakubwira ukuri yuko abantu batari bazi yesu, banyarwanda batari basobanukiwe ubuntu bw'Imana, bataramenya ko yesu agira neza, ageze mu banyagaturika batarasobanukirwa ubwiru bw'Imana, batandika kubaza ngo mbese umuntu yakongera kubyarwa ate yarabyawe n'umwana w'umugore? ijambo riratubwira ngo uwabyawe n'umugore amara igihe gito cyuzuyemo umuruho n'agahinda n'umubabaro, ariko ubyawe n'umwuka ntabwo abana n'agahinda. haleluya. ndakubwira ukuri yuko uwabyawe n'umwuka y'ubu niwe wabivuze ngo umuntu wabyawe n'umugore amara igihe gitoya. haleluya. amen. imana imaze kwitegereza abantu ituma pastor
mu rwanda yego wifuza kubyarwa n'umwuka wabyarwa n'umubiri uyu munsi wifuza kubyarwa n'iki wifuza kubyarwa n'umwuka umuntu utarabyarwa n'umwuka atakinjira mu bwami bw'iki bw'ijuru umva ijambo pasa Michael amen umurongo waho wa gatandatu umurongo wawo wa gatandatu hari ijambo rikomeye rivuze ngo hari ijambo rikomeye ikibyara umubiri ikibyara umubiri nacyo ni umubiri nacyo ni umubiri ikibyara umwuka ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka nacyo ni umwuka nacyo ni umwuka haleluya umwuka nacyo ni umwuka nacyo ni umwuka haleluya ikibyawe n'umwuka kibyara umwuka nacyo ni umwuka umwuka ikibyawe n'umubiri kibyara umubiri nacyo ni umubiri nacyo ni umubiri ikibyawe n'itaka nacyo ni itaka kibyara n'itaka ikibyawe n'itaka amen uwo mugabo yari yitwa nikodemu yari umwe mu bafarisaya nk'uko natwe turabe mu miryango y'iwacu ariko ijambo riri kuvuga ngo dukwiriye kubyarwa n'iki dukwiriye kubyarwa n'iki n'umwuka ntimugire ngo ko nabahagaritse ngo nta mwuka mufite murawufite umwuka mukoze iki udafite umwuka yapfuye amen amen nikodemu abyitegereje bagererana n'amadini y'abapagani turika n'abaporotesitanti n'abavendesi n'abagorosi amen bo babaza yesu baramubaza ngo mbese wa mudamu we wakongera ukavuka warabyawe na nyoko byashoboka yesu arababwira ngo ni ukuri ndababwira yuko umubyawe ubwa kabiri atazinjira twinjira mu bwami bw'imana haleluya niba dukwiriye kubyarwa n'umwuka dukwiriye kwakira yesu kirisito nk'umukiza wacu umva ijambo munyumve neza witangazwa nuko nkubwiye yuko bikwiriye kubyarwa ubwa kabiri witangazwa nuko wabwiye ko mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri kongera kuvuka witangazwa nuko wabwiye ugiye kubyarwa wabyawe n'umwuka ugiye kubyarwa n'umwuka uyu munsi amen witangazwa n'ijambo sinjye wabyanditse ndaje kubona imana irambye ngo hari iseta imana ikuye mu nda yawe hari ikibyimba imana isemeje kandi ntiwaje kubona imana imwe ngo bari bagiye kugushingura mu kwezi kwa munani imana ikuyeho urupfu rutunguranye ku buzima niko imana inyeretse ndabyumvise imana imbwira ngo umwuka wari ugiye guhera na cyane uwiteka agiye kongera kumbwira ngo hari amashusho amafoto batwaye ku mupfumu w'umurundi niyo urarawerera imana iramye ngo igejeje y'umuriro aya mafoto aramanuwe mu izina rya yesu niko imana ijya kumbwira imana irambwiye ngo ikurinze kuzaba impumyi amen niko uwiteka imana mbwiye kandi numva ijwi rimbwira ngo ibintu wari umaze muri gutekereza hari igihe wari umaze igihe uri kwibaza kubayeho ariko imana irambwiye ngo maze amazi ntimuyambe dararangiza akazi kuko ubwo murenda kuncumukura haleluya umamo ijambo rirambwira ngo ntawe ukwiriye guhembesha hatako nkwiye kumanza gukora nkajya guhembesha nyuma haleluya niko imana yo mu bw'ubuzima bwawe iriya hanze bwari buri nta mibereho myiza yari burimo najye kubona mbona uri ahantu wicaye uri mu marira urara utaryamye niko imana imbwiye ukiri kuri iki gituti
imana yamye ngakira igitangaza mu biganza byawe. Nushaka wigendere, ndarangije. Haleluya, amen. Najya kumva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igukuyeho ubwira kabiri, igukuye mu bituro y'abantu bari barakuzitse kumara imyaka zirenga 26. Ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 33. Imyaka 26 ayimaze ari mu bituro, yarashinguwe ari muzima, mukabona agenda. Imana irambwiye ngo warara gutanaryamye hariya mu rugo iwawe. Mana yo mu ijuru irambwiye ngo mu nda yawe ikurinze kurwaramo ibinyamushonga abarozi babikuroze. Niko Imana imbwiye, kandi Imana irambwiye ngo nta wundi mwanya wo gutabara ubuzima bwawe uretse uru rusengero rwonyine. Niko Imana imbwiye, ntabwo ndi kugukundisha urusengero, nushaka wigendere, ariko niko Imana imbwiye, ubutabazi bwawe buri muri uyu mwanya. Haleluya. Imana irambwiye ngo ikurinze kurwara umugongo ukabora ugakuduka, nyama yawe mu nda yawe. Imana irambwiye ngo ikurinze kujya mu bitaro binini by'u Rwanda bikuru bihebuje mu mafaranga. Irambwiye ngo hari indoto mbi zo wararaga urwana nazo, ukagera mu bicuku by'ijoro maze umwuka ugasa n'uheze. Numvishe Imana imbwira ngo wari ugiye gupfusha umwana wa kabiri. Ufite abana bangahe? Uyu mwana wa kabiri niko Imana imbwiye yari agiye gupfusha umwana wa kangahe, ariko Imana irambwiye ngo ikuyeho urupfu ku mwana wa kabiri. Niko njye kubyumva. Imana irangije irambwira ngo ikurinze kwitaba imanza. Imanza zisobanuza iki? Imanza. Ikurinze kwitaba imanza mu rukiko rw'abagabo baguhamagaye muri gavumenti bagushinja icyaha cy'uburozi. Niko Imana y'amahoro ije gukora iki? Kumbwira. Kandi ngiye kubona uri aha hantu, Imana irambwira ngo ikwambukije amarozi. Imana niko imbwiye, kandi Imana irambwiye ngo wari ugiye kuzapfa wumye, ukabona urumye usigaye ungana n'aka gatoki. Hano urakoze kumurengeje, iyo wayisabye kurengera irabyemera. Imana irambwiye ngo hari abantu bagiye bagusiga urubwa bakuvuga amazina menshi. Uburyo bwo ku gasozi utuyeho najye kubona mbona Imana imbwira ngo hari abantu bakogoshe bagutwara umusatsi, ubwenge barabutwara. Imana igaruje ubwenge. Niko mbonye Imana ibikoze. Mana ishimwe. Imana irambwiye ngo wajya gutambura ariko ukagenda nk'igipapuro kitagira ubwenge. Niyo mpamvu nabonaga ugenda ariko ngo warapfuye. Imana y'amahoro irambwiye ngo ibyawe byari byarapfuye, hari deliverance Imana ishyize ku buzima bwawe. Igendere, niko Imana imbwiye. Amen, amen, amen. Amashamashi menshi cyane, amashamashi. Haleluya, ya haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo wowe ikurinze kurwara indwara yitwa kabutongo. Kabutongo urayizi? Kabutongo yo kujya asoba agasoba amaraso n'amashira gusa. kuva. Oya, ntabwo ari ukuva. Kujya aja gusoba agasoba amashira n'amaraso. Iyo tuvuze kuva ni umugore uri kujya mu mihango ariko akavura udatsina. Noneho kabutongo ni ukujya asohora amashira gava nko mu gisebe. Igisebe urakibona?
ukajya uva amashyira ari gasoba akaba ari gajya gusoba akaba ari gasora. Ndangije numva Imana imbwiye ngo hari ikintu cyajyaga kikagufata kikagukubita wagira ngo ni umusonga gugufashe mu nda no mu rubavu no mu mugongo na muno mu gituza. Amen. Imana irambwiye ngo ikurinze kurwara iyo ndwara mu Rwanda bakakunanirwa bakakujyana muri Tanzania kuko narebaga ishusho yawe ariyo bayizirikiye. Njye kubona Imana irambwira ngo ikurinze kujya ugenda witorora bakakureba uri umusazi. Imana igukuye icyago cy'ibisazi. Numvise Imana imbwira ngo hari ingoma abarozi bavugisha iwawe bamaze kuzivuza, baravuga ngo uko tuvugije izi ngoma ariko umutwe go gujya gwicara gurimo ibintu biyagagira wagira ngo ni injereri zirimo zikubitira mu matwi. Amen. Kuremyemo ikintu gikoze iki gifatika, kandi Imana irambwiye ngo niyo yimanye ubuzima bwawe. Igihe bari bakuroza inyuma y'imyaka mbonye yaranyuzeho niyo yakurinze. Na n'ubu Imana irambwiye ngo najye kubona mbona hari ikintu abarozi barimo bandika bavuga ngo uyu mugore tumujyanye mu rutare warusubiwe mu rutare. Amen. Njye ndashaka gusubirayo vuba vuba. Bwene nawe kugira ngo Imana iguhaye imodoka ariko Imana iramye ngo iguhaye ubuzima, nicyo kibanze muri byose. Amen. Kandi njye kubona Imana irambwiye ngo wowe ubwawe hari aho wagera gukumva ubuzima bwawe uraburangiye kavuga ngo Mana niki nagukoze. Amen. Siko naje kubona mbona uyu mugore asomeraga hano buri cyumweru. Oya, asomeraga hano ni umushitsi niho yaza arazaga. Nabonye Imana irangije irambwira ngo baravuze ngo nawe wasenga imyaka 500 nta cyiza uzigera ubona mu buzima bwawe. Niyo mpamvu amarira y'urudaca ahora ku buzima bwawe. Mbonye Imana imbwiye ngo hari abantu bagukungumuye bagukunkumura nk'urwiri rw'inka. Barangije kugukunkumura baravuga ngo ibyo wari ufite byose bigende bishire nk'amazi. Nabonye wari uri umukire ariko ubu mbonye nta kintu afite. Mbona nta kintu afite. Nabonye warasigaye kuri zero. Ndangije numva Imana imbwira Mana ndayibaza kubera iki. Imana irambwiye ngo uyu munsi ubuzima bwo kuremekanya Imana irabwanze, kandi ubuzima bwo gupfundikanya Imana ibugukuyemo. Imana irambwiye ngo hari ahantu batwaye bakujyana ahantu wari usa n'ufite ikintu cyagaragaye nk'akabari wigeze gukoraho ibara. Imbaraga n'amavuta ariko Imana twaye nk'amashi. Tuyamashi. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hari umurozi wagutongereye mu sente mu mafaranga. Arangije aravuga ngo uko aya mafaranga nyoteje niko bizinesi zikwiriye gushira, ubutunzi bugashira, inka zigapfa, amahene agapfa, na n'umugabo nawe akajya amureba nk'ahata bakahisa no gucangarana bagacangarana. Nibyo. Ariko Imana irambwiye kuva uyu munsi Imana ikuremyemo ikintu gifatika, kandi Imana irambwiye ngo ikuremyemo icyizere. Nta nubwo nkuzi niho wambona wowe, ariko Imana irambwiye ngo bizinesi zawe barazitwaye bazisibira hagati mu mazi. Bamaze kuzisibira mu mazi, umurozi afata amazi yasibemo bizinesi yawe ayavana haraza ayasuka mu muryango w'iwawanyu aho wakoreraga hasa nko ndi kureba hari hameze nk'ahari akabari k'ibara.
aba ari abikorera. Amaze kubihakora atongera indagano 12, arakuvuma mu bwa mbere, akuvuma mu mubiri no mu mwuka. Ikindi Imana irangije irambwira ngo yageze mu nda yawe yabyaye arayitumura mu nda, arayikunkumura, arayiboza. Ndabonye Imana imvira ngo hari ikintu Imana ishemeje cyitwa ngo ni ikibyimba cyo mu nda yawe. Kandi Imana irambwiye ngo hari umuntu ndi kubona imbere yawe basa n'abamushize mu nda muri gereza mu muryango w'iwanyu. Ndabona umuntu umeze nk'umugabo yarafunzwe, ntanze ahandi afungiwe. Mbonye Imana imbwira ngo ishizeho ukuboko kwayo, ishizeho ukuboko kwayo. Kandi Imana irambwiye ngo ukiri muri uyu mwanya igisubizo cya mbere ni uko Yesu agutabaye abanzi bawe bakiriho. Igeze no ku muntu w'abarozi batabuye mu mutwe mu muryango wanyu, warwaye mu mutwe, wasaze, ntabwo nkuzi. Imana irambwira hariya hantu wakoreraga mu santire wari ufitemo bizinesi, wararwanyijwe cyane, urwanwa n'imiryango zitanakuzi. Ariko Imana irambwiye ngo tuza, kuko ibidasobanutse imbere yawe Imana irabisobanura. Nushaka wigendere, nta n'ibindi ndibigwanurire, nibyo iby'Imana imbwira. Kandi Imana irambwiye ngo ukigenda iragushigikiye. Ikoze iki? Imana ishubije ikintu wari umaranye imyaka 3 cyarakubereye akabarore. Ikibazo wari umaranye imyaka 3 cyitwa ngo gifashe no kubana n'urugo, Imana iracubakiye. Kandi ndabibonye uzashima Imana mu torero. Amen, amen, haleluya. ariko twayiha amashyi Imana yacu. Gwenda babwira ukuri yuko umuntu utabyawe n'umwuka atazashobora kwinjira mu bwami bw'iki? Bw'Imana. Nawe niba utabyawe n'umwuka ntabwo uzashobora kwakira igitangaza bakubwira. No, nta na rimwe n'umunsi. Nuko Oya, nuko wabyarwa n'umwuka, ukabyarwa n'umwuka, ugahagarara muri uru rusengero bavuga ngo abahisemo Yesu ni bari hehe, ukajya uba uwa mbere mu itorero. Amen. Najye kuvuga ngo urusengero, Yesu aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko kwa data hariyo amazu menshi. Winyemera nawe yaraba yarapfuye azabaho. azabaho, Azakora iki? azabaho, Nawe yaba yarapfishije umugabo azabaho. azabaho, Nawe ubutunzi bwawe bwarapfuye azabaho, azabaho mu izina. Warayirengeje nibarekeraho, barayirengeje nibarekeraho, iminsi bakubariye barayirengeje nibarekeraho. amen. Iminsi bakubariye kumara ku isi, ngarashatse ariko ntabazabana. Ngiye kubona Imana imbwira ngo hari amarira Imana iguhanaguye, ariko mbonye iguhanaguye amarira. Igihe kinini wararizwe, urakubitwa udafite uguhoza. Irambwiye ngo amarira waririye ahantu batareba nonaha Imana yagezeho. Kandi Imana irambwiye ngo na bya bishinge wagiyeho bya family planning nabonye yaragiye ku bishinge. Muri wonapu Nabonye hari ibishinge wagiyeho byo gukinga urubyaro. mama kiyongozi babyare. Amen. Niko Imana y'amahoro imziye. Ariko Imana irambwiye ngo ikurinze gupfisha umwana wawe w'imfura. Kandi tope eneta yazone, Imana irambwiye ngo itanze ikintu cyitwa ngo ni bya bindi
mu Rwanda batanga ngo ni school fees, iwacu amashuri kwishuri ni minervari nabonye yari yagucumuje cyane. Abana bawe barihe? Amasezerano yose ukimani yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Rero isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bararero barinyenyeri wizeye ayo masezerano. Isi rero isi ni bizava, haleluya, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mana yo mu ijuru irambwiye, ndimo ndabona umugabo wawe musa n'abatari hamwe. Umugabo wabaye murimo murabana, ariko abantu baramuguhishe. Kireba abana bawe, Imana yaje kumvira ngo umugabo wawe bamutwaye ikintu cyitwa ngo ni ubwenge. Bamutwaye ikintu cyitwa ngo ni ubwenge. Nubwo uri nawe ariko usa n'utagira umugabo. Niko Imana imbwiye, kandi njye mvuga ibyo Imana imbwiye igitambye nkabireka. Ndangije numva Imana imbwira ngo yaragiye kugutaka kuburaho. Imibereho yararimo mbonye arimo agiye yambuka ajya mu bihugu by'ahandi, kandi ntabwo azagaruka. Ariko Imana iramye ngo iramwimanye. Ikoze iki? Iramwimanye. Yanze ko yasohoka imipaka akagerayo ntazongere kugaruka mu gihugu cy'iwanyu. Kandi ngiye kubona Imana imvira ngo yambitse aba bana batanzeho ubwenge. Nibatangiriye, nibasomesheje, ngiye kumva ijwi ry'Imana rimvira ngo hari ikintu kije cy'Imana ishatse kukwereka muri iyi minsi. Mana ishimwe. Wari uri muri mu butayu, ariko abantu baragutayemo. Imana imbwira neza ngo wagerageje gupima amahirwe, ariko ibintu byarakwangiye. Jya kubona mu Imana inzira ngo itanze amafaranga yo kugenda gutandika bizinesi, ubucuruzi imbere yawe. Imana irarutanze, kandi Imana uyu mwana irambye ngo imukuye umwuka w'ibisazi. Bari bashatse kumutabura umutwe, ariko njye kubona Imana imvira ngo iramwimitse mu muryango wawe. Ikoze iki? Irambye ngo ntujye winjira mu rusengero umusize inyuma, kuko niko Imana ibikoze. Kandi Imana irambwiye ngo hari ibintu wajyaga wumva nijoro bisa n'ibitererwa hejuru y'amabati, wagira ngo ni imvura iguye, kandi nta n'imvura iguye. Ariko Imana irambwiye ngo hariya hantu h'abantu bagutaye mbonye igiye kugutoragura. Irambwiye ngo ikuvanye mu mukungugu ukicazanye n'ibikomangoma, kandi wowe nubwo utabyicaramo, ariko mu bana bawe hari umwana w'isezerano. Amen. Nabonye irimo imbwira Imana ngo wasimbutse impfu nyinshi, kandi genda ubyire umugabo wawe shobuja uguhamagara munyabyaha mwitabe. Imana irambye ngo umugabo wawe nushaka nawe umubwira se mu rusengero, kuko bari bagiye kumushyira mu nzu y'imbohe. Yaragiye kujya mu nzu muri gereza, bakamufunga igifungo kingana imyaka 12. Ariko Imana irambye ngo kubwo kwitanga kwawe no kuza kwawe,
imana ikinze ibifungo bikomeye ku buzima bw'umugabo wawe. Amen. kandi imana y'amahoro irambwiye ngo noneho bya bindi watakaje imana irabikugarurisha. imana irambwira ngo hari ikintu kimwe imana ikwibukiyeho, cya kintu wakoze imana ikikwibukiyeho. kandi imana y'amahoro irongera irambwira ngo ubwo abandi bifuje ibirori nawe imana iguhaye ibirori mu rugo rwawe. niko imana imbwiye. haleluya. kandi uyu mwana imana irambwiye ngo urinze kuva imyuna y'urudaca, mbonye mu mutwe we imitsi itwara amaraso yari isa n'iyacitse, umutsi wa muno n'uwa muno. imana irambwiye ngo amafaranga bakagukuye mu rwariro ntabwo wagashoboye kuyishura, ariko imana irambwiye ngo niyo imukijije nta n'ikiguzi utanze, genda wiyicarire imana. kandi imana irambwiye ngo azaba umucuruzi mu Rwanda. azaba umucuruzi mu Rwanda. kandi nyiri ijambo abantu bari barakwatse imana irariguhaye, siko mbonye nimushake mugende mwicare ibyanyu biratabaye. amen. isaha turenda kurangiza, mwihangane ndenda kurangiza ntimugire ubwoba. oya muhugumamo. haleluya. amen. ijambo riravuze ngo ni ukubyarwa ubwa kangahe? kugenda uzi ngo ni mu kivange wa oya dushaka abantu barabyarwa ubwa kabiri bakaguma hehe? mu mwanya. atari abo kuza kwirirwa baratumenera amavuta. nta bantu nshaka bo kumenera amavuta. namara kwambuka Uganda mugasubira mu biriziya, mugasubira mu bubari, mugasubira mu mizigiti, mu biriziya no mu baprotestante. oya, dushaka abantu barabyarwa ubwa kabiri tukabashyira mu mazi magari bakaba abakristu bo mu itorero. amen. mukecuru, mbonye imana igukuye umwuka w'urupfu, kandi umwuka w'urupfu wari wakugaragayeho. umwuka w'urupfu wari wakoze iki? wari wakugaragayeho. mbonye imana imbwira ngo mwana mwiza manuka hano nta kibazo. uyu mwuka w'urupfu imana irambwiye ngo wari uri muri kuwugendana kandi wari uwuhagazemo. mama, nabonaga ikintu gisa n'ikintu kubagwa, wowe wabera bari bakubagaho, ugira ikintu kigufata muno. tugiye kucotsa mu izina rya Yesu. amen. kandi tugiye kugitwika mu izina rya Yesu. kuko imana irambwiye ngo ubuzima bwawe bwari buri mu gice. amen. irambwiye ngo ubuzima bwawe bwari buri he? mu gice. kuko wowe ubwawe wajyaga wumva ufite n'ikintu cy'iseseme ukumva urenda kugarura, uri gusesemuka ukumva urenda kugarura. kandi mbonye imana imbwira ngo ko mbona usa n'umupfakazi, bimeze bite? amen. amen. ongera mvugire ngo amen. amen. haleluya. amen. nta kintu imana irambwiye ngo nabona gusa n'umupfakazi utagira umugabo, kandi umugabo wawe, haleluya, umugabo wawe ntawuriho, arahari, yarapfuye. amen. imana ikinyereka wowe, nabonye hari umwuka w'abadayimoni gwari gushaka kukuniga gukakwica nawe ugapfa. jya kubona imana irangije irambwira ngo umeze nk'inkumba kandi warabyaye. mbaraga n'amavuta mana iri mu kazi. mbonye umeze nk'inkumba kandi warabyaye. ndangije mbona ahantu utuye
abantu bagushinjaga ngo uri umurozi ahantu utuye, bagendaga bari kuvuga ngo kanaka ngo ni umurozi, ngo niwe uturoga kuko abana bamunaniye, kuko nta kintu na kimwe, mbega ni uko bakwise amazina atandukanye. Abatuye hirya no hino impande enye z'igihugu bazahita babimenya, abifuzaga yuko wapfa uwo munsi bazimirwa, bahindukire bakubwire batabara amahoro, kuko Imana yakwibutse yazizana. Imana irambwiye ngo izuye ibyawe byari byarapfuye, kandi hariya mu rugo rw'iwawe Imana y'amahoro irambwiye ngo hari ikintu kigaragara nk'ikivoka gipfukamye imbere yawe. Amen. Ndimo ndumva Imana inyereka ikintu kimeze nk'igiti ariko ni voka mu rugo rwawe, mu rugo rwawe. Imana irambwiye ngo ikurinze kuraba nk'uko kiriya kivoka cyarabye kitakivamo ikintu cyitwa ngo ni voka. Mukecuru, iyi voka imaze imyaka ingahe utarya mu voka nzima? Nabonye Imana imbwira ngo bakuzitse n'umugabo wawe, bafata ubuzima bwawe babushyira mu bice. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro irambwiye ngo nkiri muri uru Rwanda Imana yambaye kuvumura no kuzikura abantu bari bamaze igihe bazitswe. Ni Imana imbwiye ngo wari usa n'uzitswe wowe n'ubwawe nijoro tuvugana irupfukamye mu nzu y'Imana, waraye mu buzima bubi, waraye mu buzima bubi, waraye utakoze iki? Utanaryamye. Icya kabiri Imana irambwiye ngo uraryama ukaryama amasaha 5, andi asigaye yose akaba yo kurara ureba. Jya kubona Imana irambwije irambwira ahantu mu rugo hutuye hari ikiguri cy'intozi abantu bari barakuroze. Wajyaga wumva hari ibintu bikurya bikakurya wagira ngo ni intozi abantu bagutsindikiye. Mbonye Imana irangije irambwira ngo hari ahantu wageze wisabira urupfu, uravuga Mana niki nakoze cyo kwicara mbonabona muri iyi si, wampamagaye nkipfira nkagenda, n'urupfu wararushatse urarubura, ariko Imana irambye ngo igihe cyo gupfa cyari kigeze, ariko Imana ikongera iminsi yo kubaho. Mbonye uri mugenda. Amen. Iwawe hari umwuka mubi w'abantu bagutsindikiye mu gisimba kimeze nk'inzoka. Hari inzoka, ndimo ndashaka kurangiza ko ntabwo mfite ibihe byinshi. Haleluya. Ariko Imana irambye ngo hari umwuka w'inzoka, inzoka urarurwana nayo mu buryo bw'uburoto, si n'ibiroto gusa, hari inzoka wikanze mu rugo rw'iwawe, mu nzu mu wawe, inzoka nzima atari yapfuye. Amen. Ndabona Imana imbwiye ngo amarira yari menshi, ariko Imana igukuye amarira, kandi Imana irambwiye ngo ikuzikuye ahantu bari barakuzitse. Imana irambwiye ngo ikurinze kuzashemezwa mu rubavu, bakagushemeza irari nini rifasha amara yose, akaba ari ryo bakuramo, bivuga ngo nugusanga wapfuye, ariko Imana y'amahoro. Mukecuru, aba bantu ndi kubona basa n'abantu bawe bangaye bisa bite? Ni umuhungu wawe. Amen. Imana ngiye kubona mbona uri nk'inyumba ariko warabyaye, ndangije mbona uyu muntu wawe yagaragaye nk'umusore, ariko igihe kibaye kinini yarabuze utazi yabaga.
imana irambwiye ngo baragutumuye umuryango wawe wose gutandikira ku gisekuruza cyanyu. Amen, haleluya. Gutandikira ku gisekuruza cyawe kugeza ku hasi, baratumuye batandikira umwe kuri umwe. Ariko imana irambwiye ngo uyu muntu asa n'uwangariye mu gihugu cy'Ubugande. Ndi kubona asa n'uri mu gihugu cy'Ubugande. Amen. Ndi kubona asa n'uri mu gihugu cy'Ubugande, nkabona agaragara n'umuntu uri mu gihugu cyitwa nka Kazamubende iyo hirya, nkabona ari yari. Ndabona ari muri uwo mwanya wa Mubende, ariko nkabona yaraheranywe n'abagore b'indaya. Amen. Ariko imana yo mu ijuru irambwiye ngo igihe utazi isaha utazi, hari icyo imana ikoze iwawe. Igihe ntazi ntumbaze ngo mbese bizaba ryari, ariko irambwiye ngo igihe ntazi nawe utazi, hari icyo imana ikoze. Mbwira neza ko muri iyi nda bamureba baravuga ngo aratwite kandi nta n'umwana urimo. Imana irambwiye ngo imurinze kujya mu rwariro bakajya bamuvoma mu nda amazi. Kandi imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo bamurogeye mu kintu kimeze nk'igikere. Ntabwo nzi ibikere ukuntu bihagaze. Imana irambwiye ngo bakurogeye mu kintu kimeze nk'igikere. Igikere bagikuroze mu nda yawe uburyo mubona arya, ariko mu nda afite umudayimoni gurya ibyarya. Haleluya. Mbonye ubuzima bwawe bwose bwari mu buzima bupfundikanyije, kandi imana y'amahoro ije kumbwira ngo niyo yongeye gufata mu nda yawe.